Reka nkwibarize ikibazo kimwe. Ese waba ufite ikintu kimwe nibura kikwinjiriza amafaranga? Niba usubije yego, ni byiza cyane. Ariko menya yuko mu gihe ufite ikintu kimwe cyonyine kikwinjiriza amafaranga, burya uba uri mu kaga. Amafaranga iyo uyinjiza uyakuye ku kintu kimwe cyonyine, ni nko kuvoma ku mugezi umwe gusa. Iyo uwo mugezi ukamye, ubuzima burahagarara. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu gihindura ubuzima bw'umuntu wese ucyumva akagishyira no mu bikorwa. Icyo kintu ndakubwira icyo ari cyo, nkubwire ubwoko bwacyo, nkubwire ingero zifatika nuko nawe watangira kugikoresha. Icyo kintu cyitwa income stream. Income stream ni iki? Ntujye kuri iki kiganiro, nibyo ngiye kukugezaho. Now let's go. Niba usohora amafaranga buri munsi, ni iki kintu ufite kikwinjiriza amafaranga buri munsi? Umushahara uhembwa buri kwezi, ubona bizagufata igihe kingana gute kugira ngo ushobore kuba wakubaka inzu yawe bwite yo kubamo? Ndabizi abenshi muri twebwe, abenshi muri mwe, ntabwo ushobora kubaka inzu mu mushahara udafashe inguzanyo ya banki uzishyura mu myaka 10, 15, 20. But salary is a scam. If salary is not a scam, how comes you have worked for 20 years, 15 years, 25 years, and you cannot build a house from your salary without bank loan? Rimwe na rimwe uko umushahara wawe wiyongereye, depense zo zirikuba inshuro ebyiri. The easiest way to be poor is to take the same amount of salary every month. But if you can have something to sell to people every day, I mean something that more people will buy every day, you are going to make more money. Do not depend on salary only, because you cannot be rich. It is the time to start a business and make more money. Akazi ufite uyu munsi, ejo nupfa ntabwo abana bazagasigarana, ariko business ufite uyu munsi, ejo nupfa abana n'umuryango wawe bazayisigarana. Uyu munsi ngiye kukubwira business ushobora ikaze nanone kuri BVI Empire. Income stream ni uburyo butandukanye abantu binjizamo amafaranga, cyangwa se ibintu bitandukanye umuntu ashobora kubona amafaranga ari byo biyamuhaye, ariko bitandukanye birenze kimwe. Ni ukuvuga ngo income stream ngiye kukubwira ubwoko bwazo, nkubwire ingero zifatika, nkubwire n'uburyo nawe wagira income stream. So nkuko maze kubibabwira rero, income stream ni uburyo butandukanye abantu cyangwa bufasha abantu kwinjiza amafaranga. Ntabwo ari uburyo bumwe, ni uburyo bwinshi butandukanye bufasha abantu kwinjiza amafaranga. So niyo mpamvu rero ngiye kukubwira
ibi bintu kugira ngo ubifate. Reka mbanze nguhe urugero. Umuntu uhembwa umushahara burya aba afite income stream imwe yonyine. Umuntu ufite umushahara akagira na bizinesi aba afite income stream zingahe? Ebyiri. Umuntu noneho ufite umushahara akagira bizinesi akagira side hustle business aba afite income stream eshatu. Uwo nguwo aba ateye imbere. Birumvikana yuko niba nk'uko nabivuze muri introduction, niba ufite ahantu hamwe hakwinjiriza amafaranga, ni byiza uyu munsi, ariko menya yuko haramutse hahagaze burya ntabwo ubuzima bwawe nabwo bwamera nabi cyangwa se bushobora no guhagarara. So bitandukanye rero gute? Ni gute watandukanya income stream? Abakire ntabwo bakunda gukorera amafaranga, ahubwo bo bafite strategy y'uko amafaranga abakorera. Abakire rero ntabwo ari uko bafite ubwenge bwinshi, ahubwo nuko bafite income stream nyinshi zibafasha kwinjiza amafaranga. Burya nta muntu ukira afite ikintu kimwe cyonyine kimwinjiriza amafaranga. Menya ko abakire benshi bafite income stream irenze imwe, irenze ebyiri. So ngiye kukubwira rero ubwoko bwa income stream. Niba uyu munsi wari ufite income stream imwe cyangwa se ikintu kimwe kikwinjiriza amafaranga, umenye, utekereze, urebe uburyo wahindura, umenye muri income stream ngiye kukubwira ni iyihe yindi wakongera kuri ya yindi usanganwe. Ni ubuhe buryo wahitamo kugira ngo wongere kubwo usanganwe? Income stream ya mbere yitwa active income. Active income ni amafaranga ukorera ukoresheje igihe, utanze imbaraga n'igihe cyawe. Iyi income stream niyo yoroshye ku batangizi, ariko iyo icyo wakoraga, iyo uhagaze gukora icyo wakoraga, n'amafaranga winjizaga ahita ahagarara. Ni ukuvuga ngo ni income stream ya active niyo yonyine yorohera abantu bamwe gutangira. Ni ya yindi ubona, ni uburyo winjiza amafaranga ari uko ukoze ikintu kimwe, watanze igihe cyawe. Iyo uhagaze, iyo urwaye, iyo upfuye, iyo ugize ibibazo, icyo gihe n'amafaranga wari uri kwinjiza arahagarara. So ngiye kuguha urugero rero rwa active income. Active income ahangaha twashyiramo urugero rw'umushahara. Umushahara urawukorera buri kwezi bakaguha amafaranga, cyangwa se bakayaguha ku gihembwe, bakayaguha ku kenzene cyangwa se mu minsi 15, ariko ni ukuvuga ngo uba watanze igihe cyawe. Umushahara iyo wawukoreye, iyo urwaye, uwo mushahara boss ntabwo yongera kuwuguha. Tuvuge niba ukora akazi k'ibiraka, wahembwaga umushahara, iyo urwaye nyine uba uri umunyakiraka, ntabwo uwo mushahara wongera kuwubona. Ukoze impanuka, ugize ibibazo, ni ukuvuga ngo niba wari ufite umushahara nawo urahagarara. Iyo ni active income. Iyo active income rero abantu benshi cyane abantu barangije amashuri baba bifuza kubona akazi kabahemba umushahara. Ni byiza kubona umushahara, uranaryoha pe, ukumva n'uburyo amashuri yawe yakuvunnye. Ariko umushahara wonyine kuri iki gihe ntabwo umushahara wonyine ugihagije. So ahangaha rero twavuzemo umushahara, tuvugamo consultants cyangwa se consulting, tuvugamo coaching, tuvugamo tuvuge niba uri gukocinga abantu ku isomo runaka, iyo umaze kubakocinga baba bamaze kuguhemba, ubwo biba birangiye. So ku bijyanye na consulting yo kugenzura kampani cyangwa se gukonsilita kampani runaka, murapatana, wamara gukonsilita, umaze kureba ibyo ureba, umaze kubaha ripoti, bakaguha amafaranga, mukaba murarangizanyije. Icyo gihe yo nta yindi yongeye kuguha ikiraka, ubwo ngubwo fini termine. So umukinnyi w'umupira, abantu bakina umupira w'amaguru, burya abantu bakina umupira w'amaguru bafatwa nk'abanyakiraka nabo. Iyo amaze guhagarika gukina, iyo avunitse, iyo agize ibibazo by'ubuzima cyangwa ibibazo by'uburwayi, ntabwo yongera guhembwa, umushahara urahagarara. Iyo rero ni income stream. Na ka kazi kose kaba katagira kontara kandi k'ibiraka,
ni active income, ikaba ari income stream. Ubwo ni uburyo bumwe abantu binjizamo amafaranga bwitwa active income. So ni byiza rero ku bantu batangira ubuzima, ariko ntabwo bihoraho mu gihe nawe utagihari. MG DeMarco mu gitabo cye yise The Millionaire Fast Lane yavuze yuko umuntu uhembwa umushahara, umuntu ufite ikintu kimwe kimwinjiriza amafaranga, aba ameze nk'umugenzi ugenda mu nzira nyabagendwa ari kugenda n'amaguru. Burya uriya mugenzi kugira ngo agere iyo ajya aba yabize ibyuya, aba yavunitse, ashobora guhura n'ibintu bimusitaza mu nzira cyangwa bimukereza, bigatuma n'urugendo rwe atarugeraho, yanarugeraho akazarugeraho atinze. Niba rero ukorera umushahara, niba uri umukinnyi w'umupira, niba uri umukonsulting, niba uri umukoci, niba wandikira abantu amavideo n'ibiki byose ugakorera, niba winjiza amafaranga ku kintu kimwe, MG DeMarco ni umumiliyoneri w'umukire ku isi, ubwo agufata nk'umuntu, nk'umunyamaguru uri kugendesha amaguru mu nzira y'abanyamaguru, ariyo yise sidewalk. So usanga rero iyi nzira abantu benshi niyo bahitamo kugendamo kuko niyo iboroheye. Inzira y'abanyamaguru niyo benshi bahitamo kunyuramo. So ariko iyi nzira urugendo rwayo ntabwo urugendo rwo kugenda n'amaguru namwe muraruzi ukuntu ruvuna. Iyo rero ni ubwoko bumwe bwa income stream. Income stream ya kabiri ni passive income. Ni amafaranga rero winjiza niyo utari gukora buri munsi. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga ashobora guturuka hehe? So aha rero niho benshi baba bifuza kugera, ariko bamwe baracyatinya, abandi bananirirwa mu nzira. Ayo mafaranga ibintu bishobora kuguha passive income ni nk'ibihe: icya mbere YouTube monetization, YouTube ad, membership, super thanks, filime, comedy, indirimbo, bya bindi umuntu yaprodinga kuri video content. Biriya byinjiza amafaranga niyo waba uryamye, bino bikwinjiriza amafaranga. Mu minsi yashize nababwiye ukuntu abantu bamaze igihe bakorera amafaranga kuri YouTube batabibwira abantu, ukagira ngo bari mu myidagaduro, bari muri entertainment. Kumbi YouTube ni urubuga rutunze abantu benshi cyane, ni ubucuruzi isi yose ikoreraho bukinjiza amafaranga. Iyo ushyize video kuri YouTube, ugashyira comedy kuri YouTube, filime kuri YouTube, indirimbo kuri YouTube, niyo waba uryamye ya ndirimbo uko abantu bayireba ibiri kwinjiza amafaranga. So iyo ni passive income. Ni ukuvuga ngo wakora utakora, waramaze kubaka YouTube channel yawe imeze neza, iri monetize, ibona izo super thanks, ibona izo ad, ibona ayo mafaranga, niyo waba uryamye amafaranga araza. Iyi ni passive income. Indi passive income ni affiliate marketing. Affiliate marketing nababwiye ko ari uburyo ubona ibicuruzwa online by'amakampani akomeye biri nko kuri Amazon, Alibaba n'ahandi hatandukanye, ukaba wafata linki ukayipostinga. Iyo uyipostinze, umuntu uguze igicuruzwa kiriho anyuze kuri platform yawe, ya kampani yakiguzemo ikugenera amafaranga ya komisiyo. Ubu ni ubucuruzi bukomeye rero. Affiliate marketing abantu benshi bubatse social media bari kwinjirizaho amafaranga. Iyi rero ni platform cyangwa se ni income stream yitwa passive income. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze gupostinga ku mbuga zawe, niyo waba uryamye amafaranga arinjira. Iyi ni passive income. Indi passive income ni digital product nka ebook, online courses, abantu bigisha online, abantu bandika ibitabo bakabishyira online, apana kubishyira muri library, template n'ibindi bitandukanye. Iyo nayo ni passive income, kuko ni cya gitabo abantu bazakurikira social media zawe bazadownloadinga, uko badownloadinga ukishyurwa. Royalties cyangwa se ibitabo n'indirimbo, application, niba umuntu yarakoze application nka Apple, nka Facebook, nka WhatsApp,
nka Instagram, izi application zose ubona ufite muri telefone yawe, burya kuyesitara no kuba uyifite muri telefone, umuntu wayikiriyetinze iracyamwinjiriza amafaranga, iramwinjiriza amafaranga, niyo yapfa amafaranga izinjiza abana be bazagira ute, bazayakonsoma, abuzukuru be bazayakonsoma. Ni ukuvuga iyi application ya WhatsApp, ya Instagram, ya Facebook, X n'izindi ni application zinjiza amafaranga. Nawe niba wumva wiyaminiya wakora application ishobora kukwinjiriza amafaranga ukagira icyo bita passive income. So ikindi ni blogs, ad, ahandi hava passive income ni muri real estate. Niba ufite inzu yawe ikodeshwa, yaba inzu y'ubucuruzi, yaba hoteli, yaba amaroji, ariko ari inzu yawe, yaba inzu zo kubamo ariko ukodesha abantu, abapangayi bakakwishyura, niyo waba uryamye baragomeza bakakwishyura igikodesho cya buri kwezi. Baba bari kuvuga ngo ndi gushaka amafaranga ya landlord, ndi gushaka amafaranga ya landlord. Iriya nayo ni passive income. Ahandi hava passive income ni muri company zikomeye. Company zikomeye za zindi uba waramaze kubaka system ku buryo urashyiramo abakozi, niyo wowe waba udahari baraguma bakore amafaranga yinjira. Iyo ni passive income. Iyo rero ni income stream ya kabiri. So hari ibisaba rero imbaraga mbere cyangwa se mu gihe cyo gutangira, ariko bikabyara inyungu igihe kirekire. Urugero nka real estate, kugira ngo ugire inzu yo gukodesha, kugira ngo ugire amato mu nyanja, ugire indege, ugire iki, ni ibintu bigusaba imbaraga, ariko iyo umaze kubaka inzu zikodeshwa zikwinjiriza amafaranga buri munsi. Iyo umaze kubaka YouTube ikomeye ikwinjiriza amafaranga buri munsi. So abantu rero binjiza passive income, ya mafaranga ahoraho binjiza niyo badahari cyangwa se niyo baba baryamye, niyo baba bibereye kuri beach bari kwinjoyinga. Abantu binjiza passive income cyangwa se bafite passive income, MG DeMarco mu gitabo cye The Millionaire Fast Lane yavuze ko abo bantu babarwa nk'abagenzi banyura mu nzira nyabagendwa, mu muhanda, muri cya gisate banyuranamo umuvuduko. Ni ukuvuga ngo ni fast lane, ni inzira banyuramo bihuta cyane. Bivuze ngo passive income ni inzira igeza umuntu ku bukire vuba cyane. Fast lane. Abantu bagenda mu muhanda mubona ko hari igisate kimwe cy'umuhanda imodoka zigomba kunyuramo zihuta cyane. Iyo imodoka inyuzemo yitonda, polisi irayandikira kubera ko ibiri kujena circulation. Hari ikindi rero banyuramo bitonze. Hari n'ikindi cy'abanyamaguru, aricyo nakubwiye cyitwa sidewalk. Icyo cy'abanyamaguru nicyo nakubwiye kibamo abantu bakorera umushahara cyangwa se abantu bafite income imwe yonyine. So niba rero uri umuntu ushaka kugera ku bukire bwawe vuba, shaka uko wagira passive income. Hera kuri active income harimo nk'umushahara n'ibindi, hanyuma ugire na passive income, ya mafaranga ushobora kwinjiza niyo waba wiryamiye. Income stream ya gatatu yitwa portfolio income. Portfolio income iyi nayo ifatwa nka fast lane. Ni ishoramari, ahangaha amafaranga yawe aragukorera, ntabwo wowe uba ukiri gukorera amafaranga. So ahangaha ni hehe n'ubundi rero? Portfolio nayo ishobora guturuka muri real estate, mu bukode, muri flipping, ishobora guturuka muri capital market, hamwe bashoye amafaranga ku isoko ry'imari n'imigabane, muri bonds, mu mpapuro mpeshwamwenda, mu mpapuro mvunjwafaranga no muri shares. Aha nabakoreyeho video zisobanura uko umuntu yunguka iyo yashoye ku isoko ry'imari n'imigabane. So ahandi ni muri ETF, ku bantu baba hanze, iyi ni business ikora cyane, hahandi ushora 500,000 muri kampani imwe, ariko ukaba ubishoye muri kampani zigera muri 500. So bivuze ngo habonekamo portfolio income nziza cyane. So aha rero portfolio income abantu benshi barahahishwe, ntabwo bazi kubyaza inyungu amafaranga bafite, ahubwo usanga amafaranga bafite bagiye bakayaryamisha kuri banki ikayacuruza. Umuntu ahubwo ugasanga niba washyizeho 500,000 uyu munsi, nyuma y'amezi 6 uzasanga ari 480. So kuri ubu rero ntibigisaba
kapitale nini kugira ngo ube watangira portfolio income. Nababwiye uburyo ushobora gushora muri Aranite Iterambere Fund, nababwiye uburyo wagura bond n'imigabane muri BK n'ahandi hatandukanye nko muri MTN, nabakoreye ikiganiro gitandukanye kandi ugasanga umugabane umwe uri kugura amafaranga amafaranga 350 ibiceri 350 yayandi ushobora kugura avoka muri karitsiye. So uramutse uguze imigabane 100 muri BK muri MTN se cyangwa se n'ahandi kuri bya bigo nababwiye byose biba muri capital market, cyangwa ukajya muri Aranite bakakungukira kuri 12 cyangwa kuri 11, ni inyungu nini cyane. Abantu benshi rero hano barahahishwe ntabwo bajya babishobora. So ariko ni ahantu hinjiza amafaranga bucece. So indi passive income indi income stream ni iyi, ni business income, iyo ni iya kane. So ni amafaranga winjiza rero aturutse muri business watangiye, muri business ukora. Niba uzi yuko ufite ahantu hamwe hinjiza umushahara, shaka uko wagira n'ikindi cya kabiri kigufasha kwinjiza amafaranga, shaka uko wagira icya gatatu, shaka uko wagira icya kane. Aha rero business income wubaka systeme ikorera amafaranga niyo nawe utaba uhari. Abakozi baba bari gukora, baba bari gukoresha igihe cyabo ukabahemba umushahara. Aha ngaha ushobora gukora business, twavuze business nyinshi zitandukanye hano kuri BVI Empire ku bantu bakunda kudukurikira, nanabashimira kuri comment zanyu mugenda muduha n'inyunganizi n'ibitekerezo, ndabakunda cyane abantu badukurikira. So aha ngaha rero ushobora kubaka business, gutangira business, hari izisaba igishoro, hari izidasaba igishoro, narazibabwiye, hari n'izindi nkibabwira. So ushobora kwinjiza ama business income muri e-commerce, ubucuruzi ukoreye online, muri franchise hahandi ubuhagarariye ukora ubucuruzi mu izina ry'ikigo runaka, ushobora kwinjiza amafaranga muri fast moving consumer goods business. Iyi video narayibakoreye y'uburyo fast moving consumer goods business yunguka, nababwiye icyo ari cyo muri video zabanje ziriho narabibabwiye. So aha rero muri business uyu MG Demarco yavuze yuko ahangaha ni slow lane. Abantu baba bafite business bagereranywa na wa muntu uri kunyura cya kinyabiziga kiri kunyura mu muhanda ariko kikanyura muri cya gisate bagendamo buhoro buhoro buhoro. So gutangira business rero ni urugendo, ni urugamba. Ntabwo utangira business none ngo ushake kunguka ako kanya. Iyo ushatse kunguka vuba vuba niho hahandi usanga ukoze amakosa muri business, ugasanga urahombye ukabura n'igishoro cyawe. So iyo utangiye business uyitangira buhoro, ukagenda uyagura buhoro buhoro, ikakugeza kuri passive income, ikakugeza kuri portfolio income, ikakugeza ku bintu bitandukanye. So aha rero yavuze yuko iyi nzira ya slow lane abantu batangira business kuko baba batangiye buhoro buhoro niyo bo banyuramo, baba bameze nk'abari kunyura muri iyi nzira nyine. So shaka business rero watangira uyu munsi uhereye ku byo ufite. Wirindira ngo uratangira business ari uko ufite amafaranga menshi, ari uko winjije amafaranga menshi. Abantu batangiye business ntabwo ari uko bari bafite amafaranga. Abantu bakize ntabwo ari uko babyutse bagasanga bafite amafaranga, ahubwo batangiye buhoro buhoro. So indi income stream ya gatanu ariyo ibanziriza ya nyuma ni side hustles. Side hustles ni ka kazi, ni ya mafaranga winjiza ku kazi ukora nyuma y'akandi kazi. Sinzi niba uri kumva iki kintu. Tuvuge ufite akazi k'umushahara ku kwezi, ukora mu gitondo guhera saa 2 kugera saa 11. Saa 12 uba ufite ikindi kintu ugiye gukora kugeza saa 3 cyangwa saa 4 z'ijoro. Icyo kindi kintu ukora kikwinjiriza amafaranga, iyo ni side hustle business. So side hustle business rero nayo ni income stream. Abantu benshi kuri iki gihe babona ko kwinjiza amafaranga winjirije ahantu hamwe bitagihagije, bashaka uburyo bakora side hustle business. Hano habamo gukora nka content creation, ibiganiro byo kuri YouTube nk'uko nanjye mba ndi kubikora,
mfite akandi kazi kampemba ku kwezi ariko nkaza nkakora n'ibi biganiro byo kubagezaho ubu bumenyi, kubasangiza ubu bumenyi, ejo ushobora gusanga bingiriye umumaro nanjye ari mwebwe mbikesheje. Niyo mpamvu mbabwira ngo mukande like, mukande na subscribe niba ibiganiro mbabwira bibafasha, munakoreshe. So harimo content creation nko kuri YouTube, TikTok, Instagram, kwigisha abantu gukora ibiganiro, amavideo yigisha abantu bakakwishyura, amapublicité, YouTube ikakwishyura n'ahandi hatandukanye. Hari print on demand. Iyo bavuze print on demand ni hahandi ushobora kuba ufite machine ikora amadesign, igaprintinga amadesign ashyirwa ku myenda, hanyuma company ikaba yaguha ikiraka cyo guprintinga nk'imipira, ingofero, ibiki biriho amarogo, biriho amadesign atandukanye. Izo nizo business, iyo niyo business ita printing on demand. So hanyuma hakaza online services, hakaza gucuruza online kuri WhatsApp, Instagram n'ahandi hatandukanye. Iyo ni side hustle business. Side hustle business ni ikintu cyose uzakora ku ruhande nyuma yuko usoje akandi kazi kawe gasanzwe. So hazamo na agri business, ushobora gukora ubuhinzi n'ubworozi nubwo waba ufite akandi kazi kaba ku kwezi cyangwa se kaba ako ku gihembwe, ushobora gukora side hustle business. So income stream ya gatandatu ari nawe ya nyuma ni modern cyangwa se digital income stream. Ahangaha rero muri iyi minsi digital income stream ziri kwiyongera cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 kugeza 2026 ubu ngubu ziri kwiyongera cyane. Iya mbere ni AI based services. Ahangaha mbafiteho video zigera kuri 3 kuri AI business. So iyindi ni UGC cyangwa se user generated content. Aha naho mbafiteho video nzabasobanurira. Izi nizo bita digital income. Ahandi ni automation agencies, ahandi indi income ni online community cyangwa se subscription. So iyi modern and digital income stream nzayibabwira muri video zikurikiye izi ngizi. Nzababwira uburyo abantu bari kubona amafaranga muri iyi minsi. Inama nakugira rero cyangwa se strategy wakoresha kugira ngo wirinde kugira income stream imwe gusa, tangirana na active income nk'umushahara. Nurangiza umushahara ube wawubyazamo business, numara kuwubyazamo business nayo ube wayibyazamo active income, passive income. Hanyuma passive income ushobora kuyibyazamo portfolio income, ukaba ufite income stream zirenze imwe, ebyiri, eshatu, enye. So niyo strategy nziza cyane. Niba ufite akazi gakomereho, ugakore neza, utanga umusaruro, ariko amafaranga ukuramo, umushahara ukuramo ubyaza umusaruro ushora mu bindi bintu, kuko ako kazi ufite ku kwezi, ako kazi k'icyumweru ufite, ako kazi katagira konta ufite, icyo kirakufite. Nuhagarara, nurwara, nugira ibibazo, amafaranga azahagarara. Inshuti yanjye rero, ubukire ntabwo ari amahirwe, ubukire ni systeme wiyubakira, kandi ni urugendo utangira buhoro buhoro ukagera kure. Nukibaza uti nzatangira ryari? Burya nababwiye ko igihe cyiza cyo gutangira business n'ejo hashize, ntabwo ari uyu munsi. Ejo hashize iyo hagucitse rero, uyu munsi niyo mahirwe ufite. Ubu ngubu uri kumva iyi video, tangira kuri bicyo ufite, wigira ubwoba, shaka amakuru asumbyeyo nguhaye, cyangwa se ubaze tugusobanurire, ugishe inama, ariko urebe ikintu ukora ku ruhande cyakwinjiriza, cyakunganira icyo usanganwe kugira ngo winjize amafaranga. So niba ejo rero haragucitse, tangira uyu munsi. Kandi ikintu ufite gikomeye uyu munsi ni ubuzima n'igihe. Iyi ni opportunité ikomeye. Niba rero iyi video hari ikigufashije, kanda like, hanyuma uduhe n'inyunganizi muri comment, wibuke no kuyisangiza abandi. Wari utarakora subscribe, ukore subscribe kugira ngo video zacu zitazajya zigucika. Iyi yari Bivia Empire, njye nitwa Jean Marie Vianney. Duhure muri video itaha. Ciao ciao.